ushaka ko tuganiriza abantu hari icyo unsohozamo. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, ukingura imitima yacu kugira ngo tubashe kwiga ndetse tunafata ibyo twigishwa kandi bigira icyo bitumarira tubishyire no mu bikorwa. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Nshimye Imana cyane ko ndi hano. I know abantu benshi ntago mwanya expectingaga ko nahagarara imbere yanyu mpugura urubyiruko. Muri kumbona cyangwa gatoti kansumbye? Okay. Umuntu utari buze kumbona aze kumbwira ko ndabona agatuti kabaye karekare cyane. Nta kibazo ndaza kuvuga ndimo ndagenda. Hanyuma njye sundi umwarimu kundi, nanjye ndi umunyeshuri. Ko benshi muri mwebwe turangana, bamwe ndabaruta, abandi baranduta. Ariko nshimye Imana yangiriye icyizere mbere na mbere. Abantu turi bacyamo hano, ariko aba niba Imana yashimye ko baza kubanga. Nshimye Imana yangiriye icyizere. Ndashimira cyane umuyobozi pasiteri yarabimbwiye. Ndabishima cyane. Iyo abantu bakikugirira icyizere muri sosiyete bakaba bagutumira mu bintu nk'ibi, ntugomba kubica amazi. Rero abakobwa bari aha ngaha rwose, ubutaha namwe musenge bazabagirira icyizere, muzahagarara aha ngaha mugire icyo mubwira abantu, sibyo? Bidufasha kubuildinga, kubaka confidence yacu, guhagarara imbere y'abantu ukavuga ushize amanga, kuko ni ibintu uvuga nawe birakubaka ndetse bigatuma ugira n'umuhate wo kwiga ibindi birushijeho. Hanyuma njyewe ejo mwavuze kuri topic yo kwiteza imbere. Njyewe topic ndibuze kuvugaho ni topic yitwa goal setting. Goal setting mu Kinyarwanda mbese ni ukumeha. Amagambo y'Ikinyarwanda ajya mbana make cyane. Gushyiraho intego. Nateguye mu Cyongereza ko amagambo y'Ikinyarwanda ajya aba make n'ubuke bwawo, noneho ngiye nkaba ntayazi menshi. Hanyuma niyo ndibuze kuvuga ku bantu bize entrepreneurship benshi, mwize goal setting, ariko muyiga muri entrepreneurship. Ariko most of the points ndibuze kugenda mvugaho hano n'ubundi ziraba zihuye cyane na entrepreneurship twagiye twiga. Nibagiwe kwivuga, nitwa Umutoni wa Grâce, sengera muri Philadelphia Evangelical hariya ruguru, umushumbangire twa Revera Pasteur Musori. Nishimiye kubana namwe rero. Hanyuma ndaza kuza gusobanura goal setting, mvuge tips z'uburyo dushobora gusettinga ama goals yacu cyangwa se intego zacu. Hanyuma nyuma yaho ndaza kubabwira impamvu umuntu ashobora kwicara akavuga ngo reka setting my goals cyangwa se reka setting intego zanjye. Hanyuma nindangiza mbahereze reference dushaka kugenderaho zo muri Bibiliya. Hanyuma ndaza kurangiriza kuri recommendation. Nitendangiza sintwara umwanya munini, ndatwara iminota mikeya cyane kugira ngo baze guhereza undi muntu umwanya. Hanyuma goal setting nabisobanuye mu Cyongereza, ariko byose ndaza kubishyira mu Kinyarwanda nta kibazo. Navuze abantu benshi twarize tuzi Icyongereza gikeya, ndaza kubishyira no mu Kinyarwanda nta kibazo. Goal setting navuze ko ni process of taking active steps to achieve your desired outcomes. Bisobanuye ngo ni process cyangwa se ni urugendo rwo gukora kuri cyangwa se rwo gutegura active steps. Active steps bivuze ngo ni ikintu gihoraho. Apana kuvuga ngo watekereje gukora ikintu uyu munsi, ejo urabanje urakiretse ukoze ikindi, hanyuma ejo mu gitondo urongera usubiye kuri kindi. No, ni active steps zihoraho kugira ngo ubashe kugera ku kintu wihaye. Hanyuma mvuye kuri iyo definition ndaza kuvuga kuri tips. Niba hari umuntu ufite ahantu yandika ntihagira ikintu ndibuze kuvuga ntabashe gusobanukirwa, ushobora kuza kumbaza nyuma yaho ndangije. Turaza kuganira twese. Hanyuma tips z'uburyo cyangwa se steps umuntu ashobora gukoresha kugira ngo setting goals ziwe. Icyambere ugomba kumenya ko ugomba gusettinga short term goals na long term goals. Bisobanuye ngo ugomba gusettinga goals z'igihe gitoya guhera ku munsi umwe kugera ku mezi nk'atanu. Ukongera ugasettinga goals zishobora kuzakubeshaho for the rest of your life. Kuko nshobora kuvuga uyu munsi nkavuga ngo reka nikinga ahangaha njye niga muri kaminuza, reka nikinga ahangaha mbe nkora kano kazi njye mbona impapuro.
njye mbona ati kinjyana ku ishuri, njye mbona ibintu byose nkeneye wenda ntabarinze kugura ababyeyi, but still nkavuga ngo mu mafaranga mbona ahangaha nikinze nshobora kuyasevinga nka settinga goals zanjye ziri long term, na nyuma y'uko ndangije kaminuza se nzakomeza nkore ka kazi cyangwa savings nzaba narakuye hahandi nzazikoresha kugira ngo ngire ikindi kintu nakubaka kizantunga n'igihe nzaba nararangije ishuri wenda ntarabonye akazi k'ibyo nize, koko ni amahirwe kimwe n'uko utayabona, ariko se mu gihe ntakabonye nzatungwa n'iki nyuma yaho. So icyo nicyo twita short term goals na long term goals. Hanyuma hakaba icyo bita smart goals. Smart nyine umuntu ko akunda kubwira ngo wambaye neza uri smart, cyangwa umuntu akakubwira ngo ufite umutwe wambaye neza yo smart, ariko ino smart ntago ariyo ndi gusobanura. Smart na abbreviation y'amagambo. Hanyuma smart harimo S ihagarira specific. Icyambere ugomba kumenya nuko ugomba kuba specific cyangwa se ukaba keen. Mu Kinyarwanda ni iki? Ntujarajare ukagira intego y'ikintu wavuze ngo ugomba kugira. Ariko nanone ikintu nibagiwe ni kimwe, ugomba kubanza ukadreaminga. Ntago bajya bakunda kubabwira ngo dream big. Nshaka kudreaminga big nkavuga njyewe nka Grâce I'll do this. Ariko kwa kundi uvuze ngo ngomba kugera kuri iki ngiki ntago uhera mu kudreaminga. Urabyuka noneho akaba ariho ukoresha zino tips turimo turavuga zo gusettinga our goals. Hanyuma rero iyo ufite dream, let's say nk'uyu munsi wenda njyewe ndi umukobwa ndavuga ati nindangiza ishuri nzajya ngurisha inkweto za caguwa z'abahungu. Iyo ni example mbahaye yoroshye. Noneho narangiza kuvuga ngo nzajya ngurisha inkweto za caguwa z'abahungu, ntago nzabyuka mu gitondo mfate tike njye Kampala njye kurangura, cyangwa se mbyuke mu gitondo njye mu Kizungu bamenye baro njye kurangura inkweto za caguwa inze nzoze ngende njye kuzishyira mu mujyi. No, umuntu ufite a dream ukeneye ku working on, ukeneye ku developing, uba ugomba kwicara ukayitekerezaho ukavuga ngo niba ino plan A failings, plan B yanjye ni iyihe? Niba mu Kizungu njyanye inkweto zanjye zigafailinga, plan B yanjye nzajya hehe handi? Niba ngurishije inkweto z'abahungu nizicemo, plan B yanjye ni iyihe? Ibyo rero nibyo nshaka kuvugaho. Rero iyo ubaye specific ni ukuvuga ngo niba mvuze ngo ni inkweto nshaka gukora, for now ngiye kuba specific, ngiye kuba specific, mvuge ngo ngiye working on this dream. Aba ariyo nkoraho yonyine kugira ngo ku manywa na mu gitondo uko ngiye ku kazi njye ntekereza ngo ziriya nkweto nzazikora, ziriya nkweto nzazigurishiriza, ziriya nkweto nzazigurisha ndi, nzakora kuri marketing kwamamaza ibyo ncuruza gute, nyuma icyo gihe ngiye kubikora. Turi kumwe twese? Ibyo ndi kuvuga biri kumvikana? Sawa. Hanyuma navuze ko ari smart, turangije S tujye kuri M. Duhita dusigana na E, R na T. Hanyuma M ni measurable. Uba ugomba kumenya uburyo wevaluatinga cyangwa ubara success yawe ahantu igeze. Niba naragize intego yo gucuruza za nkweto, and then after some time nkagenda nkarangura inkweto, nabaye specific, navuze reka ngende ndangure za nkweto zanjye ngire iki nzizane ntangire nzigurisha. With time nzakenera uburyo ki nzagenda measuring my goals, nkavuga ngo inkweto zanjye narazigurishije ngeze kuri iki ngiki. Ugomba gusettinga goals ziri measurable, nyine ushobora kujya wicara ukavuga ati iki kintu naragikoze ariko kigeze ahangaha, aho biri gupfira ni ahangaha, ugasubirayo ukajya kubikosora. Turi kumwe? Njye ndimo ndagira vuba kugira ngo dutange umwanya, ariko n'ubundi ibintu byanjye n'ubundi nabyo. Hanyuma ikindi bigomba kuba biri attainable. Ikintu kiri attainable ni ikintu ushobora kuachivinga. Uyu munsi sinzabyuka ngo mvuge ngo nzakora uruganda rukora inkweto, no. Uyu munsi ngewe Grâce naye hanjye sindi bubyuke ngo nkubwire ngo ngiye gukora uruganda rukora inkweto. Uko ni ukudreaminga big batubwira in a long time. Ariko niba mvuze ngo I'm doing something kiri attainable, ni ikintu mbona nshobora ku working on mu gihe gitoya
nkakibona kandi nkakibenefitingiramo mu gihe gitoya nkirimo, hanyuma kikazambyarira ibindi nyuma yaho. Turi kumwe? Hanyuma tujye kuri relevant. Ubu ufite objectives buri gihe. Iyo ufite goals, objective ni iki mu Kinyarwanda ubwora? Amagambo y'Ikinyarwanda ni makeya, kubera ko goals ni intego, objective ni intego. kandi ngewe muri attainable nari ngiye kubasobanura nkababwira ngo intego uba ufite ziba zigomba kuba ziri mu murongo umwe na objective ufite, ariko reka tubyite priorities, mbese ikintu ushyira imbere cyane. Niba mvuze ngo nzacuruza inkweto, ariko nkaba nkunda ibintu byo gusiga makeup abakobwa, ibyo ntabwo bihura. Ndimo ndagucuruza inkweto kubera ko mbona arizo zunguka, ariko si cyo kintu nishimiye cyane kuba ndimo ndakora. So iteka ryose ugiye gusettinga your goals, uba ugomba gusettinga goals zawe ugendeye ku kintu wowe nk'umuntu wiyumvamo, wisangamo. Ntuzabyuke mu gitondo ngo ujye gucuruza ibitenge n'abandi nk'ukuntu bari kubicuruza. Curuza ibitenge kuko wumva ko urabikunze, uzi yuko bizaguha amafaranga, kandi uzi yuko no kubicuruza birakoroheye. Kuko iyo ukora ikintu ukunda biranakorohera. Ntabwo bazagufata ngo bakujyane wenda muri marketing uri umuntu ufite funny face. Funny face ugasanga umukiriya araje, ntushoboye no kwijijisha niwagize n'ibibazo byawe ngo umusekere, uraho ngaho ushizeho funny face, umukiriya azagenda ajye muri kaka box bajya bashyiraho complaints, avuga ati umukozi wanyu nimero iyi ngiyi n'iyi ngiyi, ajya dushiraho funny face, ntabwo ajya twishimira nk'abakiriya. So uba ugomba gushyira imbere ikintu ukunda. Iyo umuntu akora ikintu akunda kiramworohera kuba yakigeraho vuba, koza ubikorana umwete ubikunze. Buri gitondo uba ufite motivation yo kubyuka ujya gukora ka kazi. Nk'uko musaza wacu arimo abitubwira, ushobora gukora akazi bataguhemba, wenda ukaba waragasabye baguhemba ukwezi kumwe ntibaguhembe kubera ko udakunda ka kazi. Bizakorohera guhita ukavamo, kwa kugakora utagakunze, ugakora for survival. Ntabwo ugakora kugira ngo improving skills zawe cyangwa se uconnecting connections hagati y'abantu muri gukorana n'abantu mubanye muri ako kazi. Turi kumwe? Hanyuma the last tip, atari yo yanyuma ariko ntago ndaharangiza, ni saving. Twese tuzi gusavinga. Saving icyari cyo. Niba nkoreye 5,000 ku munsi, nkiha discipline yo kuvuga ngo nzajya mfata 2 mbishyire mu gaseke saving. Mu mujyi barabyoroheje, ngiye hariya nkorera tugira ibibina. Buri munsi ufite amafaranga ushyiramo, buri munsi ufite amafaranga ushyiramo. Nyuma y'umwaka bakazaza buri wese bakamuha amafaranga yiwe ya savings. Ubwo si uburyo bworoshye. 2,000 mbifashe nkabihereza umuntu umwe hano, wogera mu rugo ukibifite. Ngewe nkunda ikintu bita ububanda. Nagera hariya ruguru nkabonguza ububanda, nkaba ndakomeje ububanda bugura 1,000. Nagera imbere nkagura airtime, nanubwo navanga uko murabona inkweto nambaye, sinavanga n'ibirenge ngo ngere mu rugo, ndatega moto y'1,000. Bya 2,000 byanjye bibe bibaye iki? Birarangiye. Ariko nimfata bya 2,000 nkabisavinga, nkabishyira mu kibina, in a long time bizangira icyo bizambyara. Usange niba usavinga 2,000 buri kwezi, mostly umwaka nurangira uzaba ufite almost 700,000, ikabakaba 800. Muri kunyumva? Imvura yaguye. Hanyuma mbere yuko usettinga your goals, nk'ubu wenda nacuruje inkweto, ndimo ndavuga reka mve mu nkweto ngira ikindi kintu nakora. Uzabanze wihe evaluation wenyine nk'umuntu, uvuge ngo ese ko nacuruje inkweto, mu nkweto byagenze gute? Evaluating your previous goals kugira ngo ubone uburyo ugera ku zindi goals ushaka. Ibi bintu ntabwo twakagombye kubikoresha gusa mu kazi, muri business. Dushobora no kubikoresha n'umunyeshuri wiga ku ishuri ashobora gukoresha zino tips kugira ngo abone ukuntu yiga ku ishuri. Ukaba specific, like niba wiga muri O level, nkunda kubwira musaza wanjye niwe dusigaranye wenyine wiga, ambwira niba wiga muri O level ukaba ugeze mu mwaka wa nyuma, hari igihe amasomo yose nabaza biga amasomo menshi cyane, ubona udashobora guhita uyiga yose guhera mu wa mbere kugeza mu wa 4 ngo uyametirize mu mutwe wawe.
ariko ikintu kimwe yashobora ni ukuba specific, akavuga ngewe nshaka kuziga physics, math, wenda akavuga na entrepreneurship cyangwa economics, noneho akibanda kuri ya masomo, akagira n'ayandi ayashigikiriza kugira ngo abone points zizamujyana muri A-level. N'abanyeshuri bari hano, I guess icyo kintu mushobora kugikoresha kikabafasha. Hari some tips nyine ugenda ushyira mu buzima busanzwe ukumva hatari muri business no ku ishuri byagufasha, sibyo? Hanyuma ngiye kuvuga akamaro ko gusetinga goals mu buzima bwawe, because nago ako biranumvikana. Nta muntu, hari umuntu ubaho atagira principles mu buzima bwiwe. Ni hari igihe ujya n'umuntu akakubwira ngo uriya muntu agira amahame, baba barayamubonye. Hari umuntu utagira amahame mu buzima bwe. Ni nko kubaho rero udafite ikintu kikuyobora mu buzima. Ntazika yaza akambwira ngo tujye muri washpers, narindi kujya mu mujyi nkahita njya muri washpers. Undi boss yaza akambwira ngo muri vision hari igiterane tujyeyo, narindi kujya wenda nari ntashye mfite ibyo nari ngiye gukora mu rugo, nkahita manukana na boss, nta gahunda nari mfite. Ibintu byo gukorera mu kigare ntago ari byo. Buri muntu wese ushaka kugira principles ntizibe zabangamira abantu cyane, ariko we zikagufasha. Rero niyo goal setting, ukavuga ati ngewe Grâce meze gutya na gutya, ngendera kuri iki. Niba nyine ndi kujya mu mujyi, ndimo ndajya mu mujyi, numbwira ngo tujye mu giterane cy'urubyiruko ntari mfite kujyayo, ntago ndi bujyeyo. Niba nari mfite kujya mu giterane cy'urubyiruko ukambwira ngo tujye kurepeta, sindi bujye kurepeta kuko ndaje mu giterane cy'urubyiruko. Rero niyo goal setting, uba ugomba gushikama ku kintu kimwe ukagikorera, hanyuma with time ukagenda ureba ukuntu ibintu bigenda. Hanyuma impamvu zo gusetinga goals, bidefining, asikorera evaluation wenyine ku giti cyawe, umenye aho ugeze utera imbere cyangwa se ugeze usatira goals zawe. Kubera ko ntago nzabyuka mu gitondo ngo mitengera kuri goals zanjye, ahubwo ni ikintu mba ngomba guhingira buri munsi, nkacyuhira buri munsi kugira ngo nkigereho. Hanyuma ikindi, goals give us a direction in life. Nibyo narimo ndavuga. Iyo ufite goals mu buzima bwawe ziguhereza direction y'ubuzima. Ntago nyine ubaho nk'umuntu utegereje ejo hazaza. Hari nk'umuntu ukubwira ngo tubaye ariko Imana izironyera nyine bucya bucyana yandi. No, ntago mugomba gucya bucyana yandi. Reka nyine buke uzi ngo ejo bizagenda gutya. Ijambo ry'Imana yenda ratubwira ngo nimukiganyire ngo muzambara iki, kuko ibyo byose Uwiteka bizi. Ariko nanone Bibiliya iduhatiriza kugira gute? Gukora. Ntitukabeho nk'abanebwe. Kako Imana yongera ugize iki ufite. Siyabwiye wa mugore ngo ufite iki? Wa mugore amubwira ko afite ifu n'utuvuta dukeya. Ajya kugaburira ba bantu yahereye ku mafangahe n'imigati ngahe. So izo ni examples zoroshye zigaragaza ko Imana nayo igendana n'abantu baba bafite umuhate wo gukora. Ntago uzicara iwanyu ngo nurangiza bujye bucyana yandi. Ejo bundi ndi mu rugo, ejo bundi nzaba ndi mu rundi rugo. Ese njye n'umugabo wanjye tuzicara tuvuge ngo buzacya bucyana yandi, cyangwa tuzabyuka mu gitondo tujye gukora? Ahubwo tumenye ngo abo turi kubyara turimo turaba prepare. Ntago tugomba kubaho nk'uko wenda sinzi uburyo ba data babayeho, ariko ngewe papa wanjye ku giti cyanjye ahora ambwira Grâce ntuzabeho nk'uko nabayeho. Ntiyabayeho nabi, ariko abashaka kugira ngo aho yagereje ariho ngewe nzamukira. Nanjye aho nzagereza nzabwira umwana wanjye ngo ariho azakomereza. Tugasetinga example cyangwa se tukabera aba role models abadukomokamo. Ushaka kutabera role model undi muntu mubana umuhana, ariko ukabera role model umwana wawe. Ngero role model wanjye ni papa. Ngero role model wanjye ni papa na mama. Mama numpaga so mu mujyi. So ibyo bintu byose nyine ni ibintu biduhereza direction in life. Hanyuma gusetinga goals bidufasha kudetermininga priorities z'ubuzima bwacu, bikaduha na decision making power. Kubera ko ntago nzaba ndi gukoresha amafaranga ya mama na papa ngo nindangiza ngo mubwire ngo pa amafaranga wampaye ishuri uyu munsi ndaza kuyakoresha iki ngiki. No, gutese. Ariko amafaranga nikoreye njyenyine, nzamenya ngo priorities z'ubuzima bwanjye nizi ngizi. Nindangiza bimpereze kuba navuga ati ngiye nshobora gufata umwanzuro
k'ubuzima bwanjye nshobora gukora iki ngiki uyu munsi ushobora kubyuka nkamugisha inama ariko kera namaze gufata decision wenda akaba yambwira ati ushaka kubigenza gutya bishobora kugenda bitya ariko kera mfite decision making power mu maboko yanjye gutya hanyuma hari ijambo rivuga ngo goals zimeze nka maps ni kimwe n'iri jambo nabwiye ngo ni direction zimeze nka maps kwako uyu munsi twiriwe kuri tele twari turi kugendera kuri map ufite tablet mu ntoki ukagenda wagera mu Gisenyi ugahita ubona ko aho urimo uraje atariho ugakata ukazamuka kuri madrasati kongera ukazamuka rero iyo udafite map mu buzima bwawe udafite map uri gutwara imodoka muri quartier utazi urayoba urabizi utwara imodoka nge sinzi gutwara imodoka ariko iyo ufite goals mu buzima bwawe uzi ngo ibintu bishobora kugenda gutya na gutya kubera ko ufite ikintu urimo uragenderaho birimo biraguheza direction mu buzima bwawe I'm about to finish nimuze kurambirwa mwarambiwe hanyuma nagira umuntu nsomera muri umubwiriza umubwiriza igice cya 11 murongo w'9 11 aravuze ngo wa musore we ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe kunezeze mu minsi y'ubuto bwawe kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu muco mu maso yawe ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushira mu rubanza nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi ikube kure kuko ubuto n'ubusore ari ubusa amen amen aho nashakaga cyane no kuri uwo murongo wa A yayo ngero insomero insubiriremo kuwa 10 ya 11:9 a wa musore we ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe kunezeze mu minsi y'ubuto bwawe naho ngaho version nasomye ntagaruka ivuga kuri asomiye version kwako ni Bibiliya yera nende gusoma Bibiliya yera iyi nayo nige nasomye icyongereza ni ijambo rivuga ngo ntakagira udispisinga igihe cy'ubusore bwawe 12 okay ama versions amwe ujya usanga igice ca 10 murongo wa 10 iwo ya bigiye bibi contradicting nsomera aho ngaho niho nshaka cyane